ikaze mu kiganiro Barada Vibes ngendi Barada kuri micro ngushimira ko ufasha akanya kawe ugahitamo kumva iki kiganiro. Ikiganiro cy'uyu munsi ngiye kuvuga ku bimenyetso byerekana ko mu rukundo wirebaho wikunda cyangwa se ushyira inyungu zawe imbere y'ukunda. Yego ntago wakunda abandi utikunze, ariko se kwikunda kwawe ntago bikabya, ukumva ari wowe wakundwa, ukumva ari wowe wahabwa care, ukumva ari wowe wahabwa urwo rukundo ariko wowe utabitanga. Ni iki rero kizakwereka yuko mu rukundo wikunda wirebaho cyane kurenza ukureba mugenzi wawe? Ufata mugenzi wawe nk'umuntu uraho, nk'umuntu usanzwe, ntago umwitaho. Ahangaha niba ufite mugenzi wawe mukundana ugashaka ko aguha umwanya, aguha igihe cye mu gihe umukeneye, agutega amatwi mu gihe umukeneye, akumva mu gihe ukeneye kumvwa, aguha care mu gihe uyikeneye, ariko wowe igihe cyagera yagukenera akakubura, yagushaka akakubura, utamwitaho, utamuha uwo mwanya wawe, menya yuko ugize gute wikunda mu rukundo. Ikintu cya kabiri kizakwereka ko wikunda mu rukundo wirebaho cyane imbere y'uko ureba mugenzi wawe, iteka uhora wakira, uhabwa. Mu rukundo habamo ibice bibiri, hari gutanga no guhabwa. Ibi bireba mwebwe mukundana. Mugenzi wawe araguha wakire, nawe umuhe yakire. Iyo rero umwe atanga mugenzi we akakira, we atamuha, ni ikibazo. Mpanguhe kandi mu bintu byose, mpakeya, mpumutuzo, mpurukundo, nanjye nduguhe. Mu gihe rero uhabwa wowe udatanga, urumva kuba wikunda, uba wirebaho cyane. Ibi rero biba biha amahirwe menshi yo gutandukana cyangwa se kubana umwe muri mwebwe atishimye. Iyo mvuga gutanga no kwakira ubyumve mu nzego zose z'ubuzima, ubwo buzima buguhuza n'uwukunda. Ese wowe uri munyumva muri aka kanya ntiwishimira guhabwa ariko wowe udatanga? Kandi ikindi kintu wari uzi ko umuntu niyo mwakundana kajana, niyo mwarasezeranye, niyo byaba bimeze gute, hari igihe umuntu agera akarambirwa gutanga adahabwa. Utari ko warahindutse, ntago yahindutse, yamenye yuko atazajya ahora atanga kuko adahabwa we. Ariko ntukimpamagara, ko yaguhamagaye se wowe ugeze umuhamagara? Kuki wishimiraga ko aguhamagara? Ariko ibi ntukibikora, nta kibikora nyine. None se ko yabikoze wigeze ubishima? Ko yabikoze wowe wamukoreye iki? Menya yuko nkuko wikunda n'abandi bageraho rega bakamenya kwikunda. Ujye utanga uhabwe. Niba uri umuhungu birakureba, niba uri umukobwa birakureba. Ntuvuge rero ngo ibingi birareba abajene, birareba batarashakana. Nawe washatse, imyaka yari yose umaze mu rugo birabareba. Ni ikiganiro Barada Vibes ngendi Barada. Uyu munsi turimo turareba niba mu rukundo wikunda. Ikintu cya gatatu rero kizakwereka yuko mu rukundo wikunda cyane cyangwa se wirebaho cyane, uba ushaka ko ibintu bikorwa uko ushaka, rimwe na rimwe uko wategetse bitewe n'icyo uri cyo muri urwo rugo. Akenshi uzareba umuntu abavuga njyewe nkunda iki, njyewe nshaka iki, njyewe, ukibagirwa yuko muri babiri. Ariko birakwiye ko mu gihe ubana n'ukunda n'undi muntu, ukundana n'undi muntu, ko nawe ibyifuzo bye bihabwa agaciro, ukaba wishimisha we ukamwibagirwa, inyungu zawe zigahabwa agaciro, zigakorwa zikagerwaho, ize zigasigara inyuma. Ese iyo ubikora gutya uba wumva ko kumukunda, uba wumva umwereka urukundo kandi ibyifuzo bye utabyitaho. Ikintu cya kane rero kizakwereka ko mu rukundo wikunda ni uko wita ku nyungu zawe gusa. Ibi bintu byose birasa, bifite ahantu bihurira. Mu gihe witekerezaho ugatekereza ku bwawe n'abawe n'inyungu zikureba mu buryo bugaragara kurenza urw'uwo mukundana, mu byo ukora cyangwa se mu byo utekereza, uba wikunda. Kandi si byiza mu mibanire y'abakundana. Niba mukundana by'ukuri, ibyo muha agaciro, inyungu muhuriyeho zigomba kungana. Ntihagire ugira ute usumba undi muri urwo rukundo. Ikintu cya gatanu rero kikwereka yuko wikunda mu rukundo wirebaho cyane, uri indyandya. Mu gihe hari ibyo ukora wishimira kubamo ariko kumva ko mugenzi wawe we adakwiye kubibamo cyangwa kubikora, ibi ni ukwikunda, uba uri indyandya, si byiza rwose. Ingero nzibahe, reka mfate ku rugero rw'abantu bakundana, bashaka kuba barashakanye cyangwa batarashakanye. Wowe wishimira gusohoka ukaganira n'abajama bawe, mugasangira, mukishimisha.
ariko mugenzi wawe yabikoze umureba ikijisho. Iyo mugenzi wawe abikoze byanze bikunze muvugana nabi. Kubera iki? Ubuvuga ariko ubwo uri mu biki? Dufata urundi rugero. Ugira iwanyu muri famiye yawe urayifasha, iyo hari ikibazo baricara kandi ugatanga contribution yawe ukabafasha. Ariko iyo bigeze kuri mugenzi wawe mukundana, iyo habaye impamvu ituma bajya gufasha iwabo, ituma hari ikintu agomba gukora iwabo, ntago ubibona neza, urakanura ukarakara, ugatangira ukajya mu mibare. Iki kintu niba ugikora uri indyandya mu rukundo, ntabwo ukunda mugenzi wawe, urikunda, urireba. Ikimenyetso cya gatandatu rero kizakwereka ko mu rukundo wikunda, wirebaho cyane kurenza uko ureba mugenzi wawe, nuko wica ibyiyumvo bya mugenzi wawe. Iyo habayeho kutumvikana bikorwa mu kuvuga. Iyo habayemo mu kurwana no kuvugana nabi bikorwa mu kuvuga no kuganira. Iyo habayemo mu kwiyunga nabyo bikorwa muvuga, muganira. Mu bakundana rero, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, bamwe usanga aho kuganira, kuvuga ikitagenda no guhana umwanya ngo muganire mutuje ku cyatumye mutumvikana, ahubwo umwe akarusha mugenzi w'amagambo, akamucyurira, akamurusha amagambo, akamukomeretsa, ukamwereka ikitagenda ariko ukamuhutaza. Sibyo? Muri uko kumwereka ikitagenda umuhutaza, ubugamije ngo ahinduke. Hari abahinduka ariko agahinduka atishimye, kuko iteka wica ibyiyumvo bye. Agahinduka, agaceceka, akavuga ati n'ubundi ntanyumva, kuko iyo mbimubwiye arankomeretsa, iyo mbimubwiye ntabiha agaciro bimwe twavuze, iyo mbimubwiye anyereka yuko nkabya. Noneho agahinduka, agaceceka, ntiyagire ikintu akubwira, kuko wishe ibyiyumvo bye hakiri kare. Nawe ukicara uti kanaka yarahindutse, ntuvuge uti kera kanaka iyo byagenda gutya yaravugaga, uyu munsi yaracecetse. Ahubwo we kuko wirebaho, kuko wikunda, ukagangika ukavuga uti yaratuje, yamenye ibyo uko bimeze, ntago yishimye muri we. Kwica ibyiyumvo by'ukunda akenshi bigaragarira mu kwanga no kwima mugenzi wawe umwanya, ukanga kumwumva, ukanga kumuhoza. Abashakanye bo bigera ahantu ukanga ko muryamana, yavuga ukamwihorera, kwanga kumwitaho. Bivuga iki rero? Uba warisha ibyiyumvo bye. Swati ashobora kuba kwiyima kubera wamaze kumwicira ibyifuzo, cyangwa se nawe ukaba umwihorera ukamurekera aho ngaho. Hari uburyo mugenzi wawe mubana bigatuma wisanzura, bigatuma uba epanuye, bigatuma uhora urukundo rutoshye. Kandi burya urukundo rutoshye kuri mugenzi wawe nawe bikugeraho, ariko iyo rwagwingiye, iyo rurimo udutotsi, nawe bikugeraho. Wowe ubwawe suze kuba insubiza nkanjye barada, ahubwo witunge urutoki urebe, uvuga uti aho ngaho sinakabije, aho kanaka sinamunegirije. Niba ko kumukunda uhindura ubwo buryo, ni wowe ubifitemo inyungu nyinshi. Tugeze ku kintu cya 7 cyerekana yuko mu rukundo wikunda. Byerekanwa yuko nta mpuhwe ugira. Burya buri muntu iyo ahuye n'ibibazo, ibigeragezo, imubabaje, aba akeneye umuntu umuhumuriza, umugirira impuhwe. Kudaha agaciro cyangwa kwirengagiza ibyiyumvo bya mugenzi wawe mukundana cyangwa se mubana mu gihe harimo abicamo, ni ubwana bubi cyane, ni ukuri, ni uguhemuka. Niba ubikorera mugenzi wawe rero, cyangwa se uwo mwashakanye, uwo mukundana, menya ko atari byiza mu mibanire yanyu. Kandi ikindi kintu wari uzi ko uko biba kenshi, uko byiyongera, uko biza mu buzima bwanyu bwa buri munsi, bikagenda bikaba nk'aho ari ikintu gisanzwe, hari agatotsi bishyira mu rukundo rwanyu. Ibi bintu nababwiye ni ibimenyetso 8, ariko byose bifitanye ahantu bihurira. Nta muhugira ni urugero. Bijya bibabaza nk'abantu bakundana cyangwa abantu babana, mugenzi wawe akaba afite ibibazo, ntumuhe umwanya ngo umwumve, ngo muganire, cyangwa se umutega amatwi gusa kuko nta kintu ushoboye kumukemurira, agashaka undi muntu hirya umwumva. Uyu munsi ndakubaza ngo uwo mukundana uramwumva? Ese uyu munsi niba yarize ukakuvugisha, wigeze wumva ko yanarize cyangwa nta kintu bikubwiye? Mugenzi wawe ni umuntu useka, usabana, uyu munsi byarahindutse kandi murakundana, urabibona? Biraguhangayikishije se? Urimo urabyibazaho se? Iyo ubyibazaho cyangwa biguhangayikishije, ni icyo ukora cyangwa ntago bikureba? Uyu munsi mugenzi wawe hari ikintu arimo ahura nacyo mu buzima gituma ahinduka, urimo uramwumva, umutega amatwi cyangwa nta kintu bikubwiye? Afite ikintu kimuhangayikishije, umufitiye impuhwe,
umwitayeho, urashaka kumwumva se, umwanya se warawumuhaye, cyangwa hari byinshi biguhugije. Ikintu kiguhuza kikagutwarira umwanya kurenza uwo ukunda, kurenza uwo mukundana, mwashakanye mu bana. Ese uyu munsi uwo mwashakanye avuyeho akabura akagenda, icyo kintu cyatuma ubona ibyishimo wajya kubona kuko hari. Ikiganiro ni Barada Vibes, tugeze ku kintu cya 8 kikwereka yuko mu rukundo urikunda, wirebaho cyane kurenza mugenzi wawe. Ntiwishimira intambwe nziza uwo mukundana atera. Birababaje n'ukuri. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu mukundana akagira ibyiza bikamugeraho nawe bikugeraho, ibibi bimugeraho nawe bikugeraho, niko mbibona kandi niko mbitekereza. Ariko wowe noneho ntiwishimira intambwe yagezeho, arongera degree ku masomo ye bikakubabaza, arabona promotion mu kazi agashyari kakaza. Wifuza ko wowe utera imbere kandi mugenzi wawe akabyishimira, akagufasha kwishima, akakugurira ka gift, agahamagara abantu ati muze twishimire intambwe kanaka yateye. Ese wowe iyo hari ikiza mugenzi wawe agezeho, wowe ukora iki ngo mwishimane? Nta shyari umugirira, nta mubwira amagambo mabi amuca intege, gasubwe iyo promotion yayibonye utera. Ariko horo ubona za promotion, ukora iki ngo ubone za promotion? Mbabarira umbwire. Ntago muca intege, umuba hafi mukishimana nkuko nawe ajya kwishimira. Niba ibi bintu 8 nkubwiye ubikora, wisuzume mu rukundo. Rega mu rukundo akenshi ntago hazamo ko abantu bagirana ibibazo, cyangwa se mu rukundo hazamo agatotsi kubera bya bintu binini cyane yanciye inyuma, yankubise. Oye, hari n'utuntu duto utabona cyangwa udaha agaciro ariko twica urukundo. Wowe fata uyu mwanya wawe wisuzume, urebe niba mu rukundo ibi bimenyetso 8 byerekana ko umuntu yirebaho, yikunda, ashyira inyungu ze imbere y'uwakunda ubifite. Cyari ikiganiro Barada Vibes, urakoze cyane.